Ubunyogwe kana kanyogwe kabisa. Safi afite umugore kabisa. Bamo Imana ndagapfusha ruhande mwene Magisi ndambo. Bega mabuja we. Taingi igicuma. Viens ici, come. Hey, come on. Yakawa. Viens. Ewan, ufite ikintu wakiza byatari. Ufite umunwa wa triangle urumva? Umunwa wa rectangle urumva? Biramutse bihuye bye bikagira icyo bita close. Byataye bya losange bien. Aha, ntiwumva se? Icyo nashakaga ni amafaranga. Wowe yampe hanyuma icyo ushaka cyose nzakiguha. Sister, j'ai l'argent. Ndegereje boss arambye nkunze ngo murebe. Yayita ubunyogwe kana kanyogwe kabisa. Safi afite umugore kabisa. Bamo Imana ndagapfusha ruhande mwene Magisi ndambo. Bega mabuja we. Taingi igicuma. Nandi kura zirangweto yayambaye zirangweto yari yambaye. Ingweto? Ni ingweto yayambaye nandi kura. Tayo mwaga ucaranga. Icaranga. Ari kintu. Ingweto wewe wambaye ingweto z'abagore. Musebo nandi kura nima nanyi nazaziguro zikanguya cyangwa ngazazimusaba. Zikagukwira cyo kazimusaba. Okay no bitogwe ko urinda kuzigura. Rekaze nkuzane ingweto z'uzambare mbibone. Sibyo? So vuze ko akunze zira ngweto ziwe. Okay zambare turebe. Kuramo sigira fafu. Gira fafu bamugenzwa n'ibintu bibi. Basangwe n'ingweto cyangwa basangwe n'akasi. Gira vuba ndi kura zira ngweto ni bazira. Java harakaraka we mugiye. Kanini bibishani mwebe je cha musanzwe nasigarira. Gira vuba harakaraka we haraka. Skin. Aje umbeshya ngo ndaguze ikinyarwanda neza uvuga ambara vuba so bazambara gute. Ngo iki? Zambara so wakunze inkweto ziwe se nizo niziwe. Yego nazwa nkanazijyana muri za anniversaire hose cyangwa mu kwezi yatanze. Gira vuba. Cyangwa zazimusa. Ubura boss anyine inkweto ziwe gwibicuma gwibiki. Yaruzi ko nakumva. Se boss none se uva ngubwire. Bucya. Yego ngaho none ogenda turebe. Correct. Kuburigwisha wisobwe ko ari zimwe twashakaga kugenda nimba mu Imana ndagapfusha ruhande mwene Magisi ndambuwe ndagonzongera mbabarira. Kurabizo mweto se vaho. Urashya nka simukadi. Gira vaho. Yes boss. Haryo ubundi cya gitanda hambwe ko ngo uzakenera iki. Gitanda giye umva reka igihe kira gitanda ubundi urumva zakereramo. Nzakenera amafaranga yo kugiyekesha abakozi urumva. Mbone ndangiza umva nzakenera charity icugutu none nyuma y'ibyo byose kugira ngo nyine bizabashe kugushikanga. None ndangiza uzambereza n'ubutungagegera. N'ubutungagegera? Yego ubutungagegera. Tugagegera se n'ubuki. Amafaranga ubutungagegera urumva. N'amafaranga go kujya noze nzayankora akazi kabona tariye boss. Eko no kuvuga amafaranga agwa uzaburi. Niyo bito amafaranga g'ubutungagegera. Wowe uringegera genza amafaranga. Urabona ndigegera boss. Ubutungagegera. Urabona ndingegera. Ese n'ubutungagegera. Na amafaranga go kujya po Endre. Gutunga y'ubutungagegera. Ikirime cyawe kigoramitse utsi. None se ni umberezaga amafaranga ni umberezaga 50 fra 2,000.
bwo kujya saa sita none se uragira ngo njye kujya muri VIP kandi amaresitora gubutu amaresitora gingegera ubundi urumukisha wo muri uturuka he ye nuhari Kigali hano mu gasoko k'inyanda yo tafari rya buri munsi mukandise umva mubwire iwacu hano Kigali hano Nyamirambo mu gasoko k'inyanda niyo ngomokaga byishwe n'uwakunda yereka byose harya bundi amafaranga yose hamwe nangayira teranyije ayo tugagegera cyane nka ramba seng byose ramba sengandi se nangaye kandi sengandi miri 50 gashyamo nimero ya mobile money sawa ikagezwa n'ikintu kimwe sozi no kwikorera wewe kanda buhoro witera nk'utera itafari ni buhoro cyane cyagize ni iki cyombo cya erega bose ngiye menyereye telefone zimeze nk'umunwa gw'indare akarona bana yagiye imana iri hawe ngiye mfite nize icyo bita calculatrice andika vuga ngo ngiye nize icyo bita calculatrice icyo bita umubare umva dore mbere wahereye mbwira kurengeje mu hari umwezi uyu urenga uragenze uti cyane ukubisura zuba usiba rwangubise numva ibifuro mu mutwe ega tayangi igicuma we karebase fonde den karebase ngiye gutereta urumva ninjake ngo amafaranga ga bose icyo nzanywa umuti ninjake nzanywa n'umuti gw'imbere nzapfere umunsi gumwe sister viens ici come come on yakawa viens uramva umbabarire nkunda kuvuga mfite indimi zigeze kuri 600 yamwe amaga yakawa bien yazoya ibintu ngibyo amba ngubwire rero urari ikintu ngukundiraga ewana ufite ikinwa kiza byatari ufite umunwa gwa triangle urumva n'ugwanye ni rectangle urumva biramutse bihuye bye bikagira icyo bita close byataye bya losange bien ese ubundi uranshakira iki ubusore bw'i Kigali ko mwigize ubuntu bwa danje bantu nkaho urambaza iki umva ngubwire rero sibyo yenda shaguya ngo ngiye ngubwize ukuri ahanga sibyo numva ngukunda byatari kandi man biri serious ariko ngewe sibyo ngiye kintu nshaka kujya ngiye nzakongereho kabisa urumva kugira ngo mbese ibintu icyo bita amélioration icyo bita améliorer ubuzima bwawe bumere neza siko bimeze do you understand ntabwo unose uri ubuzima bwanjye bumeze nabi mbere yo kuvuga ibyo byose sorry ngiye kugwa amafaranga kwanza sibyo aha ntiwumva se icyo nashakaga ni amafaranga wowe yampe hanyuma icyo ushaka cyose nzakiguha sister jewe j'ai l'argent nazana mbongo bele mfite amafaranga menshi cyane n'ubwo akakanya urumva yewe kwita amafaranga hanga sibyo yeguheza amafaranga urumva ubundi nuza kundeba nzahita ngohereza nagandi mafaranga ngiye kujya ngusiga icyo bita l'argent imituku gusa tora ngiye kubita ibihumbi 10 10000 francs sibyo ubundi none ubutanzongera ngongera gandi nta kibazo n'indege nzayigutumira uzange mu rugo ibyo nibyo sawa areba message sawa urakoze cyane ubonye tuzasubira sawa mundu wanje bimeze gute man bimeze gute mundu wanje ibintu biri kwejakira neza se si ibyo uri kuvuga cyo bita ejaculation nacyo uzi nagushyira mu bita ejaculation ibintu wagiye gahora ariko urashaka iki mwa ndi kukubwira ibintu biri kwejakira neza ese kwejakira bisobanuye iki akosha nagute amakope menji urumva
ariko ndabona waratangiye kubyima kandi nawe ufite inzara nta nzara afite mana. Umva mana, wagabanije amagambo ukambwira gahunda ukomeza. ngiye gukubita ikintu bita coopération. Cooperation. Ubundi wagabanije ibigambo ukambwira ikikuzanye. Umva yewe ngoreshaga indimi nyinshi urumva nizi icyo bita calculatrice. None se wazanywe niyo calculatrice? Okay, turekera aho ngaho sibyo. Ngiye gukubita kope imeze gutya. Uri kunyumva? Uri kubwira ugabanya ibigambo ariko. Vagra mon ami. Est-ce que tu me fais comprendre? Ndakumva. Umva ukundu ibindu bimeze et tu me prêtes les oreilles. Ton oreille amatwi ga ugandize. Okay, umva kundu ibindu bimeze sibyo. Bose yambaye ibihumbi 50 50,000 francs sibyo. Halo yambaye hari ibindu ngiye kumuzanira ariko ndashaka kugira ngo tugaje urumva bite ngurangiriza gubite 25,000 francs kuhande nawe wipefere ariko nanjye gara amafaranga nanjye ngaje ndagafite hano kuri momo cash nangahe ni ibihumbi ayo cash igipfunzi cyo bita ibihumbi 50,000 urampa ngahe. Umva ngo ubwire singiye kukubesha ndagukubita iyo jonogo nguko nabikugana ibihumbi 2 francs rwandais. Urabona wampa ibihumbi 2 koko. Ushaka wajyo umva mubaze ushaka ngahe ariko wagiye uganija usubira. Ushaka ngahe ko ufite ushaka ngahe unatafuta ngapi franga ngapi unatafuta quel argent que tu veux? 35. Ataka kongese ndagwa 35 nje mfate mu 50 mfate ibihumbi 20. Ese kope si gwanje nifatwa ubwo sije nzafungwa di nayikoranye ntashibaze. Okay, umva kundu ngenge kumubwira ko bamfashe urumva wonza atanga nimero zawe urumva datanga namba zawe none boss nagwamagana nimara kukogagohereza unyemere wito ko bita antenation uyifunge ni telefone kujya nagwamagare nimeza abakompoze nk'amezi nk'abiri urumva nundi akazarambirwa n'amafaranga tukagira tukazahura n'ibibazo. Umva nge nta kibazo ndakuramo phone ariko uhita uyanyureza mbanze nyabona. Nda kibazo gihari ndahita ngakoreza akakanya ndahita ngazenga settinga gose. Bra mukinyi je mwemera rwose. Rero nkukunda bacishije ubupira ku bantu 8 bose. Katucyo sakabwe turi gujiga baramuteze kweli. Muriya mukinyi kwegere mpamvu ikipe ngiye kuzayireka no kuri kwima faranga ndagajya tu wici acura nimeze nabi. Sakigano no kimpamagara ikimoka cyane. Oui, alors? Salutation boss. Ebane niligushesha nike kumanke. Nagushatse ndakubura ndonda na nimero yabaye kombozi. Oya nta kibazo byo nta kibazo ubwira urashaka ikivuga vuba vanda huze. Ibintu byabaye macange byanjangaguye kabisa. Byagucanze gute se kandi? No nyine umva. Naingeza ni yandomva fye mu ngumane urumva. Ana hari irwande rwo gasuko kinyanda ari nyamirambo fye gasuko nyana mfite ndamaningo ko nibivuzo n'ubutungagegera nombuye na persebuteri none persebuteri ari kunzurisha ngo ngasure kandi amafaranga go mfite go gusura. Bandogarukimira na saa 6 z'ijoro nko kibyaye nama bidashoboka. Ibintu urimo uravuga se bibaho? Nyine ndamafaranga mfite go kubisurira. Nozi ndasurira gaye mafaranga kandi wambaye 50 francs gusa bigeze urenza amafaranga go gusura go kubisurira. Hano ntabwo ndasobanukirwa ikiri kuba nuko ngo kunzurisha nyine kunzurisha mbanjatse kuvuga gutanga umusoro basanze kuvuga gutanga umusoro ari bari kushaka ko ndanga umusoro nyine ni ngombwa ugomba gusora ngo si cyo utumva n'iki hagataho ngaho kandi ndamafaranga go warengejeho mbabwira wa mugabo
ibintu rwose ngira umuntu ucanga no kuri kwimana. Umva wowe ibikoresho byihorere uze mu rugo, ibikoresho ndaza kubyizanira wowe ubundi si cyambere si ubwenge pereza icyambere ni ubwenge wowe no mu rugo ukora akazi, ibikoresho ngiye kubyizanira nta kibazo, ngiye kwita ngenda none ahangaha. Asante sa kintu bitera stress kakagura ko kambere nk'iki byaba siko kameze neza stupid person sana na stress so kaya leta mbona kwe ndakumanyaguye sha imbanga ndayimenaguye.